Haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu, mbifurije ibihe byiza. Imana y'amahoro nibiteho ihaze kuza kw'imitima yanyu. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Safari Alain Serge. Nejejwe n'Imana ko twemere kugira ngo tuganire ku byanditswe byera, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uyu munsi mbatumiyeho mu ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo impamvu umwanzi yagutinya. Rimwe na rimwe twibeshya yuko umwanzi azadutinya nitugira amafaranga, tukibeshya ko umwanzi azadutinya nitumara wenda kubaka ingo zigakomera, tukibeshya ko umwanzi azadutinya nitubona akazi, tukumva yuko umwanzi azadutinya nitugera kure tukiga amashuri menshi. Ariko uko siko kuri, hari ikintu kimwe cyonyine, ibanga rimwe ryonyine rishobora gutuma umwanzi agutinya, niryo nifuza ko twaganira mu izina rya Yesu. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, ni ibice 18 n'umurongo wa 12. Biravuze ngo nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi akaba atandukanye na Sawuli, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Ikintu cyatumye Sawuli umwanzi wa Dawidi amutinya, ntabwo ari uko Dawidi yavukaga mu muryango wo kwa Yesayi wenda ngo avuge ngo afite abavandimwe benshi, ntabwo ari uko Dawidi wenda yari yararagiye cyane yarabaye inyuma y'amatungo menshi, ntabwo ari uko Dawidi yari mwiza mu gihagararo no mu buranga, ntabwo ari ikintu runaka mu bifatika cyangwa se mu bigaragara, ahubwo umva ikintu cyatumye Sawuli atinya Dawidi, ngo yamutinyishijwe n'uko Uwiteka yari kumwe nawe. Icya kabiri cyatumye Sawuli atinya Dawidi nuko uyu Dawidi ngo yamurushaga, yaratandukanye nawe, donc muri caractère, mu myitwarire, mu migenzereze ngo yaratandukanye nawe, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Bibutse uyu Sawuli igihe yarwanyaga Dawidi, igihe yahigaga Dawidi, yari umwami. Dawidi yari atari yicara ku ntebe ya cyami. Iki gihe Sawuli niwe yicaye ku ntebe y'ubwami, Imana idufashe. Ariko ngo atinya Dawidi nubwo yari umwanzi we, amuhiga yifuza ko apfa, amuhiga yifuza ko atabaho, yageretseho ikintu cyitwa kumutinya. Yesu ahimbazwe cyane. Kuri inshuro nyinshi naje gusanga niba hari ibintu 100 byatuma umuntu akwanga, 99% muri byo ni ishyari. Ikintu cyatumye uyu Sawuli atangira kwanga Dawidi, kigatuma uyu Sawuli atangira guhiga Dawidi, ni ikintu cyitwa ishyari. Yari atangiye kumva abantu batangiye kuririmba Dawidi. Guhera igihe Dawidi yari yicaye Goliyati, abantu baratangiye kuririmba Dawidi bati yewe Sawuli yakoze ibitangaza, ariko noneho ibyo Dawidi akoze ntago bibaho. Yesu adufashe cyane. Batangira kuririmba Dawidi cyane. Haleluya. Rikoto korobosi karabashaya. Hanyuma ngo iri shyari rirakura, bitera Sawuli gutangira guhiga Dawidi, bitangira gutuma hagati ya Sawuli na Dawidi hazamo ikintu nakwita umworera, batangira kuba banzi. Yesu adufashe cyane. Sawuli atangira guhigisha Dawidi, abagaragu bati mugende mumushakire, mugende mumumigire, mumunzanire, Imana idufashe. Ariko uko arushaho guhiga Dawidi, Imana ikarushaho kurokora Dawidi. Uko arushaho kwifuriza Dawidi bibi, Imana ikarushaho kuganiriza Dawidi, izina ry'Uwiteka rishimwe. Yaba yapanze kwica Dawidi, Imana ikamucisha rigide fa, Imana yo mu ijuru ikamutandukanya n'umugambi wose mubi Sawuli yabaga yacuze. Yesu ahimbazwe. Buriya iyo uri mu kuri, uri mu gukiranuka, iyo umutima wawe nta rubanza ugucira, iyo nta kibazo ufitanye n'Imana, nubwo imyambi y'umwanzi yaba myinshi, nubwo inama z'abadayimoni zaba nyinshi, nubwo inama z'abaguhiga zaba nyinshi, nubwo imipangu, nubwo amafaranga yatangwa ngo ugirirwe nabi, Imana yo mu ijuru izakurinda, izakurindira no mu busabusa, izakunyuza n'ahagaragara nkaho nta nzira ihari, izakunyuza mu bikomeye kandi ukomeze ubeho mu izina rya Yesu. Uyu Sawuli akomeje kwitegereza, ngo aza gusanga Dawidi afite ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere yasanze Dawidi afite, yasanze ngo Dawidi afite Imana. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka yari kumwe nawe. Icyo ni icya mbere. Yitegereje, arebye neza, ngo asanga Dawidi ari kumwe n'Imana. Uyu Sawuli yari ari kumwe n'ingabo nyinshi za Isirayeli kuko yari umwami, yari kumwe n'abantu bakomeye, yari afite connection, abantu bari bazenge, bari abantu bahambaye. Ariko yitegereje mu ruhande rwa Dawidi, abona wenda nta bantu bahambaye bahari, abona wenda nta mashuri ahari, abona wenda nta mafaranga ahari, abona wenda nta bintu bigaragara bihari. Ngo ariko yitegereje neza asanga Dawidi ari kumwe n'Imana ishobora byose.
lebenikoti ayabinifa warangije aramutinya. Iki ni icyambere cyateye umwanzi wa Dawidi kumutinya, nuko Imana yari iri kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Niba uri kumwe n'Imana, umwanzi wawe uwo ari we wese azagutinya. Abadayimoni bazagutinya, abanyeshuri bazagutinya, abaguhiga bazagutinya, letobi valakidesta, babandi bagukorera inama zitandukanye bazagutinya. Niba uri kumwe n'Uwiteka, ituru ufite umwanzi agutinya, ituma umwanzi agogopa akakugendera kure, nuko Uwiteka Imana yaba ari kumwe nawe. Si uko waba warize, si uko waba ufite amafaranga, si uko waba ufite imitungo, si uko waba ufite konegisiyo zihamba, si uko waba uri muri pozisiyo y'icyubahiro wenda uyoboye ibintu bihamba. Oya, icyatuma umwanzi agutinya nuko Uwiteka yaba ari kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo twakwibaza aha ngaha, mbese Uwiteka ari kumwe natwe? Ikintu gitera Imana cyangwa se cyatira Imana kuba imbere y'umuntu cyangwa kuba bugufi bw'umuntu, kwegera umuntu, ni ikintu cyitwa gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yatweretse ikindi kintu cya kabiri ngo cyatumye uyu Sawuli atinya Dawidi, ngo bari batandukanye ngo mu migenzereze, ngo yabonaga we na Dawidi batandukanye. Ese ikintu cyatandukanyaga Dawidi na Sawuli ni iki? Kugira ngo uze kumva neza ikintu Dawidi yarushaga Sawuli kigatera Sawuli kumutinya. Donc aha kera avuze yabonaga batandukanye, ariko icyo bari batandukanyeho igifatika kandi kigaragara kizwi ni karakteri, ni imigenzereze. Uwiteka aradufasha cyane. Aha kugira ngo tubyumve, turasoma nanone mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice bigera muri 24 umurongo wa 18. Biravuze ngo ahera akabwira Dawidi ati, undushije gukiranuka kuko unyituye neza, ariko nge nkakwitura inabi. Uwiteka adufashe cyane. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Uyu mwami witwa Sawuli yari avuye ku rugamba, bamubwira yuko Dawidi yibereye ahantu mu buvumo, arangije atari yanaruhuka, atari yanagenda muri dushe ngo akarabe, afata ingabo zitabarika ngo ajye gusanga Dawidi mu buvumo ahamwicira. Yesu adufashe. Mu kumanuka yinjiye mu buvumo, biravuga ngo yaragiye ngo gutwikira ibirenge. Iryo ni ijambo ry'Ikinyarwanda sinibushake kurisobanura ngo mbabwire gutwikira ibirenge by'umwami icyo bishatse kuvuga. Nibaza ko abanyarwanda mu byumva. Yesu ashimwe. Ngo hanyuma yinjiye mu buvumo, abagaragu bari kumwe na Dawidi baramubwira ati, dore umwanzi wawe yinjiye mu buvumo, dore none uramubonye, Imana iramuguhaye. Kwa kundi yakubwiye ati, ishyize abanzi munsi y'ibirenge byawe, dore iramukugabije nk'uko yabisezeranye nawe. Genda profiti no kazi yo mwice, nutamwica kwica, nutamugirira nabi azakugirira nabi. Abantu batangira kwakiserera Dawidi. Yesu adufashe cyane. Dawidi arangije avuga ngo oya, ntabwo nakora ko Imana yasize, ntabwo nakora ko Imana yimikishije amavuta, ntabwo nakora ko Imana yahamagaye. Hari ikintu gikomeye nigira kuri Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Kubaha uw'Imana yasize, kubaha uw'Imana yimikishije amavuta, kubaha uw'Imana yahamagaye, kubaha umuntu w'Imana, kubaha umukozi w'Imana, kubaha umuntu Imana ya positionye imbere yawe. Yesu ahimbazwe cyane. Kubaha umuyobozi wawe. Iki kintu nkigira kuri Dawidi ku rwego rwo hejuru. Iteka ryose niba utari wamenya kubaha umuyobozi ukuyobora, icyo yaba akuyoboramo icyo aricyo cyose, niba utari wamenya kubaha abakozi b'Imana baguhagarara imbere cyangwa se bacishwamo bakaba umuyoboro wo kugira ngo Imana yegerane nawe, ivugane nawe, niba utari wagira kuri urwo rwego rya nkubwire ngo ntabwo uzatera imbere, nta hantu uzagera, nta kintu uzageraho. Uwiteka adufashe cyane. Dawidi abwira abagaragu ati, oya, uyu nguyu ni Imana yamwimise, ni Imana yamushyize ku ngoma. Yesu adufashe cyane. Ngo ariko arangije aragenda ngo akeba ku kinyita cy'umwenda we, amaze kugiciraho arangije ngo aragenda ahagarara hirengera avuga ati, yewe iyo nshaka mba nakwishe, Imana yari yakungabije, ariko nakwihoreye nakuretse, kuko nibutse yuko uri Nyagasani, uri umwami wanjye, ndi imbere yawe nk'umugaragu, ndi imbere yawe donc nk'umuturage w'igihugu uyoboye. Navuze ntuw'Imana yasize, sinkwiye kugira icyo namukoraho. Hanyuma aya ni amagambo Sawuli yasubije Dawidi. Aramubwira ngo undushije gukiranuka kuko unyituye neza, ariko jye nakwituye nabi. Uwiteka adufashe. Uyu Dawidi yajyaga acuranga abadayimoni bateye, imyuka mibi yateye Sawuli ikirukanka. Urumva Dawidi yagiraga ineza nyinshi Sawuli, ariko Sawuli we ntabibone nk'ineza, ngo akamwitura inabi, akamwitura guhora muhiga, akamwitura guhora murwanya, akamwitura kumuhoza ku nkeke mu buryo butandukanye. Uwiteka adufashe. Ariko Bibiliya igaragaza Dawidi akomeza kugirira neza umwanzi we, akomeza kugirira neza umuhiga. Niba utari wagera ku rwego rwo kugirira neza umuntu ukwanga, niba utari wagera ku rwego rwo kwifuriza ineza umuntu ukwanga, yakubwiye ngo ntabwo wari wagera ku musaraba, ntabwo wari wamenya Imana usenga, ntabwo wari wamenya Imana yaguhamagaye iyo ariyo. Yesu adufashe cyane.
Bibiliya avuga ngo mukunde n'abanzi banyu. Ntabwo gukunda bigarukira kuri babandi bagukunda. Gukunda birakomeza bikagera no mu bakwanga, birakomeza bikagera no muri wa wundi wakwimishije amahirwe, birakomeza bikagera no kuri wa wundi wakwiciye, birakomeza bikagera no kuri wa wundi wagukoreye bya bindi byose. Gukunda, urukundo Imana yifuza ko dukunda, yifuza ko dukunda n'abanzi bacu. Bibiliya avuga ngo umwanzi we nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe amazi yo kunywa. Yesu ashimwe. Data wa twese dufashe cyane. Reto pista la veria gidema. Nshuti yanjye mwene data, Imana yifuza yuko ugira urukundo. Imana yifuza yuko umwanzi wawe utamwitura ikibi. Bibiliya irambwira ngo ababi nibo bakomokwaho n'ibibi. Donc nta muntu mwiza wakora ikibi. Yesu adufashe cyane. Sawuli abwira Dawidi ati umva, undushije gukiranuka. Dore ikintu rero cyatandukanyaga Dawidi na Sawuli ni iki ngiki, nuko muri kamere ya Sawuli hari harimo kugira nabi, hari harimo kudakiranuka, hari harimo gukiranirwa, ariko muri kamere ya Dawidi hakabamo gukiranuka. Niyo cyatumye Sawuli amubwira ngo umva, undushije gukiranuka, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Uyu murongo twasomye wa 12 wa kino gice cya 18 mu gitabo cya mbere cya Samweli watubwiye yuko ikintu cyatumye Sawuli atinya Dawidi, icyambere nuko Imana yari iri kumwe na Dawidi. Ikigaragaza ko Imana iri kumwe n'umuntu nuko umuntu aca mu bikomeye ariko agakomeza akabaho. Ntabwo ari uko adaca mu bikomeye, ntabwo ari uko intambara zirangira, ahubwo nuko uyu muntu aca muri zino ntambara ariko zikamusiga agakomeza akabaho, agakomeza agashima Imana, agakomeza agatera intambwe, nubwo bwose hari bikomeye agakomeza akaba muzima. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ibi bikwereka yuko umuntu ari kumwe n'Imana. Ararwara ariko agakomeza akabaho, aba mu bushomeri ariko agakomeza akabaho, abantu baramwanga ariko Imana ikaba bugufi bwe agakomeza akabaho. Mbega ibimuhiga n'ibyinshi biriyongeranya, ariko Imana igakomeza ikamuhagararaho agakomeza kubaho. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Ibi ni byo bimenyetso bigaragaza ko Imana iri kumwe n'umuntu. Ibi byatumye Sawuli akanguka aravuga umva, yewe Dawidi we, menye yuko Imana iri kumwe nawe, ngo bimutera kumutinya. Icya kabiri ngo yabonaga atandukanye na Dawidi. Ikintu cyabatandukanyaga nuko uyu Sawuli yari afite kamere y'icyaha, yari afite kamere yo kwigomeka, yari afite kamere yo kudishyari, yari afite kamere yo gushaka kwica. Yesu ashimwe. Ariko Dawidi yari afite umutima w'imbabazi, yari afite umutima wo guhinda umushyitsi, yari afite umutima wo kumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Yari atandukanye n'umwanzi we. Yesu ahimbazwe. Ibi byateye rero Sawuli kugira ubwoba, byateye Sawuli gutinya Dawidi. Izina ry'Imana nirishimwe. Narinje kukubwira ikintu cyatuma umwanzi agutinya, ikintu cyatuma ibiguhiga bigutinya, ikintu cyatuma abadayimoni bagutinya, ikintu cyatuma inama zitandukanye z'ubugome zigukorerwa zigutinya ntizizasohore ku buzima bwawe. Icyambere nuko Imana yaba iri kumwe nawe. Icyatera Imana kuba kumwe nawe nuko wakora ibyo gukiranuka, ukagendera mu nzira zayo, ukagenda mu mateka n'amategeko yayo, ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Ibi byakwatira Imana mu buzima bwawe, byakura Imana mu buzima bwawe, ikagendana nawe mu izina rya Yesu. Ikindi kintu cya kabiri nuko wagira imico itandukanye n'iy'abakorera Satani, cyangwa se n'iy'abakora ibidakwiye, ibidahwitse. Yesu ahimbazwe. Nuko wagira imico, wagira imyitwarire itandukanye n'iy'abantu batari bamenye Imana, itandukanye n'iy'abandi bigometse ku Mana. Umuntu akakureba akavuga ati uyu muntu atandukanye nawe, uyu muntu si umusinzi, uyu muntu si umusambanyi, uyu muntu si umujura, uyu muntu si umunyarwango, uyu muntu si umunyeshyari, uyu muntu ntabwo ari umunyanzika, uyu muntu ntabwo ajya kuraguza, saraguza si nkanjye. Yesu adufashe. Mbega abantu bo hanze babandi batari bakizwa bakavuga ati uriya muntu utandukanye natwe. Mbega iyo diferanse ikagaragara mu mico no mu myifatire, ikagaragara mu mbuto wera, iyo diferanse ikagaragara. Ibi bizatera umwanzi wawe uwo ari wese kugutinya, bizatera abanzi bawe kuguhindura umushyitsi. Yewe abazagira imbaraga bazaguhindukirira bagucire bugufi. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Abatazabona izo mbaraga bazatura kure yawe iminsi yose. Ibintu bibiri bikomeye byatera umwanzi kugutinya. Icyambere nuko Imana yaba kumwe nawe, icya kabiri nuko wakwitandukanya, ukagira imico itandukanye, ukagira imyitwarire itandukanye n'iy'abanzi bawe, abakora ibinyuranye n'ubushake bw'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana y'amahoro nibagirire neza, ihaze kuza ku mitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Turakunda.